Ikaze kuri YouTube channel yacu nanone. Uyu munsi tugiye kureba uko washira materials cyangwa se color kuri imeza yawe uba wakoze, cyangwa se nano uburyo turi bukoreshe gushiraho izi colors niko tuzagenda tuzikoresha no mu zindi models tuzakora. So uko imeza yawe, ikintu wakora wagenda none kuri paint bucket, hano ubona hari indobo, so ugakandaho rimwe, noneho ukahita ubona materials. So izi materials rero ubungubu yanjye nari nayikoresheje, niyo mpamvu igaragara gutya, ariko ukanze hano ushobora kureba bricks, fencing, metal, roofing, ibintu bitandukanye hano ku ruhande. Ariko imeza yanjye tugiye kurebera ku materials ajyanye n'imbaho, wenda n'amarangi asanzwe. So tushobora gukanda kuri colors, noneho tukareba hano, ushobora guscrollinga hasi ukareba amabara atandukanye ufite. Ubungubu kangende mu mabara wenda nk'aya ngaya hano, ushobora gukanda ku ibara nshaka, noneho nkakoresha paint bucket tool, just nkakanda hariya ahantu ushaka gushira ibara naba nahisemo. So urabona nk'ubu ngubu ushobora kugenda hano hejuru, ushobora gushyira wenda ibara riri bright nk'iri ngiri. Rero hano ku mpande wenda ngashyiraho turebe, ngashyiraho nk'iri, ukagenda uhindura ya modo yawe uyishyiraho ariya mabara. Cyangwa igihe ufite ibara rimwe ushaka gushira kuri waka yawe, ikintu wakora, waba uri bugende kuri selection tool hano hejuru, ugaselectinga ya meza yose, noneho ugaselectinga ibara ushaka, ndatubwira ingiri, ukarishyiraho, ibara rikagenda ahantu hose icyarimwe. Ariko tukande ku ruhande, select, tukande ku ruhande. Ariko ushaka gushira hamwe na hamwe, nyine byagusaba ko wakanda ibara, bagenda selectinga ahantu wumva ushaka kugenda ushyira ya material cyangwa se yabara itari bu affecting ya table yose. Ukagenda uhindura ukoresha orbit tool. Jewe orbit tool ntago ndi kuyikandaho buri kanya, kubera ko narababwiye ko kanze hagati ya mouse kuri scroll button, uyikanzeho waba ushobora ukanze ugakomeza nturekure, waba ushobora activatinga iriya orbit tool, ukagenda ushyiraho amabara. So katurebe rero uko wakoresha wood. Ushobora kugenda kuri colors, hano kuri materials ukashaka wood, noneho ugaselectinga iriya material ya wood, ukagenda uyishyira kuri iriya meza uko bishaka. Ushobora editinga iyi material, wenda iyi wood, ukuntu wabigenza, wagenda hano kuri edit, noneho ukaba ushobora guhindura the
the contrast y'iyo wood. Ikindi ushobora guhindura ibipimo bya details. Tuvuge hano muri centimeters murabona ko hari 304.8 centimeters. Wenda hano dushobora gushiraho tuvuge wenda 50. Urabona ko ama details ahita agabanuka igihe tushizeho 50, ama details aba agabanuka. Wenda tushizeho tuvuge ngo 75, enter, urabona ko details zigenda zigabanuka. Ikindi hano dufite icon igaragaza ko nuvuga ngo ushobora guhindura width na height y'izi details. Ubishatse ushobora kukanda hano ku breaking the chain of the interlocking. Noneho uko break the chain biba bivuze ko hano hasi ushobora guhindura naho shira wenda 30 buryo details zaba zihinduka uko bishaka. So tuvuge wenda 20, ndabona mu mpande ni dutoya, ariko nitushiraho wenda 100 urabona ko naho hari mu kugenda hahinduka. So hano ubungubu tugiye gushiramo 30, then hano hejuru tushireho wenda 60. So ikindi hano wahindura opacity wifashishije hano ukahindura opacity ya material. Hano ugahindura the color ya material. Hano tuzahareba ushobora kuzana yindi texture nayo ukayishiramo. So ukuntu na selectinze material y'iyi wood, uvuga ngo ushobora guselectinga n'iyindi ariyo yose, wenda iyi ukagenda uzigerageza. So ziselectinze ukagenda kuri edit ugahindura bya bipimo birimo, ukareba ukashiramo ibipimo wumva byari byiza ukoresha. Iyi na wood ukuntu twavuze, ushaka kuyishyira hano hose wagenda kuri selection tool ugaselectinga, ugashyiramo ya material ushaka ku meza yawe icyarimwe. Murakoze gukurikira. Mwagerageza gushyiramo aya materials mukareba uko work yawe yabimeze. Ushobora no gusharinga muri comment cyangwa se kuri email tukareba uko imeza yawe waba wayikoze. Murakoze.